Imana ishimwe ko naniyiziye hano kugira ngo abantu bamenye ukuri. Mu minsi ishize nabwo numvishe intambara mu banyamakuru bati Samu Gakire wari warasigaranye YouTube channel ya nyakwigendera agiye kuyigurisha ngo baranaguhamagaye. Ivyo bintu n'ukuri koko baraguhamagaye bakubwira ko ngiye kuzigurisha? Pasiteri wanyu w'umunyabinyoma ntazi idini ari pasiteri w'irihe dini niyo mpamagaye kuri telefone. Ariko nza kumva ko umupasiteri twahuriye kwa Ndimbati siwe uwo mupasiteri w'ibinyoma uvuga ibyo atari nko nagariwe undi nuko ubwo ngubwo niyo mpamagaye arambwira ati amakuru. Avuga ati amakuru ni meza. Arambwira ngo Samu Gakire ko ashaka kugurisha channel ya baba hari cyo babubiziho. Nanjye namuciye ku mayange muca amazi mwibanga atanazi. Ndamubwira ati niko uwo Samu Gakire ujya kugurisha iyo channel bimeze biti. Abarambwira ati nyamara bari mu nama yabyo. Kugira ngo nanjye murushye ndamubwiye ngo uwo Samu Gakire kwe wawe n'ubwa mbere nawe umubonye se? Kabantu bose bari kumbwira ngo ntago bari bamuzi. Ya mukwanjye n'umukwe. Nzi ko ku banyamakuru nababwiye yuko yakinguye amarembo ya mitabe abantu bitango n'inyatarembo. Narayinyoye. Igihe kiza kugera bashaka imibereho bagerwa umunyine muri za Nyagatare. Ariko bimuka baba twitinda y'uyu mwana. Murabona kuntu hameze rwose. Wenda tugiriye ubuntu akava aha hantu akajya ahandi hantu nko ku mudugudu byaba ari byiza. N'ubufasha bwo kubakirwa kugira ngo bamwubakire rwose bamukure muri ano manegeka kuko nyakwigendera ari yabitangiye. Murabona ko n'amatafari agaragara ari kure cyane ariko baraza kuyabereka. Izina ndanarirwanya sheri rya Patrick aranga ndavuga ati ubundi umuntu yisumwa n'amazina yashaka urayimbusha ko nakazi nakicyongereza abanza buriya ndamureka nyine. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko abadukurikiye mumeze neza cyane haba bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nabashimiye cyane kubwo kutuba hafi mu buzima bwa buri munsi n'ibiganiro dukora. Nshimira buri muntu wese ugira umutima wo gufasha ababaye ukareba ikiganiro umuntu utamuzi ukaba wagira ikintu umufasha icyo ari cyo cyose uko cyaba kingana. Ngewe ngusabiye umugisha ku giti cyanjye kuko njya mbona benshi bafasha abo twakoresheje ibiganiro kandi batanabazi. Abo bantu bose rero mbasabiye umugisha. Ngira ngo nkuko mubizi ko ndi mu rugendo mu karere ka Nyamasheke mu minsi ishize ngira ngo ni tumaze igihe gito tubuze umuvandimwe wacu Valentina Vava. Hano ndi mu rugo kwa mama wa nyakwigendera. Ngira ngo muri no kumubona kuri kamera ari kumwe n'abandi bo mu muryango. Ngira ngo murabona n'abana ba nyakwigendera nabo ngira ngo muri kubabona. Harimo Ganza ndetse na Eritiye. Yavuze ngo ntaga kiri Firidausi je twabikuyemo ko ngira ngo abantu benshi bari bazi ko ari umukobwa ariko ni umuhungu. Ubwo sinzi n'impamvu y'iryo zina wenda nyirakuru ashobora kuba yizi araza kutubwira. Muraho neza mama Vava umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Nyamasheke murakomeye. Hano hantu hari abantu benshi bigaragara ko ari umuryango. Yego. Mwishimiye iki? Nishimiye kubona we Samu Gakire nkaba ngushimiye. Yego. Ukaba uzanshimira abahanzi ari abastari. Yego. Ukongera ukanshimira abanyamakuru ba Radio Rwanda. Yego. N'abadokitera harya n'abadokitera nabaki abadokitera. Ego. N'abadiaspora. Ego. Abose ukabasuhuriza. Yego nzaba gusuhuriza. Umwuzukuru wawe Ganza ko wihishe.
egera hano najya hagati y'aba nyirakuru kugira ngo abantu bamubone neza Dawusi oya yicare hagati Diego uwo ni umwuzukuru wawe abantu ntabwo bari bamuzi ntabwo nari muzi amahirwe afite amezi banza niba atarane n'atatu yarataricara iki wishimiye kumubona uyu munsi ndumva nishimye kuko uyu nguyu ni amaraso yanjye ikindi kandi ni urura rwanjye runkomokaho kandi ahazaza hejo mbaye maze kabiri ku isi nawe yajyamye ko nyirakuru nanjye nkamenya ko ari umwuzukuru yego Imana ishimwe ko naniyiziye hano kugira ngo abantu bamenye ukuri mu minsi ishize nabwo numvishe intambara mu banyamakuru bati Samu Gakire wari warasigaranye YouTube channel ya nyakwigendera agiye kuyigurisha ngo baranaguhamagaye ivyo bintu n'ukuri koko baraguhamagaye bakubwira ko ngiye kuzigurisha pasiteri wanyu w'umunyabinyoma ntazi idini ari pasiteri w'irihe dini niyo mpamagaye kuri telefone ariko nza kumva ko umupasiteri twahuriye kwa Ndimbati siwe uwo mupasiteri w'ibinyoma uvuga ibyo atari ariho nagariwe undi nuko ubwo ngubwo niyo mpamagaye arambwira ati amakuru avuga ati amakuru ni meza arambwira ngo Samu Gakire ko ashaka kugurisha channel ya baba hari cyo babubiziho nanjye namuciye ku mayange muca amazi mu ibanga atanazi ndamubwira ati niko uwo Samu Gakire ujya kugurisha iyo channel bimeze biti abarambwira ati nyamara bari mu nama yabyo kugira ngo nanjye murushye ndamubwiye ngo uwo Samu Gakire muhamagare ni umuntu w'umugabo nyamugabo nanjye ndemera afate ati ndanashakisha ku ngufu duhure kwa Ndimbati tujye ku iyo nama iyo channel niba itoko ashaka kuyigurisha arabimbwira nta kuntu bari wayindangiye bajye kwirya bwihishwa mugabo mubwira gutyo mwikuraho gutyo niba ataraguhamagara ngo Pastor Claude niba mubwiye gutyo bigenda bityo nyine none se mwaricaye nk'umuryango musanga ibyo avuze byari ibinyoma tari ibinyoma se nyine wabandangiye maze kundangira ikintu icyambere cyo iyo channel kumango ni channel sinzi kunafata wanayimbaza none nk'umuntu akore mu gisizo kandi ukambwira uti hari channel kwakoranye aho ko ishinda kubaza n'igitonda cyo kwitonza ubwo hakinda kubaza cyayo twitonze ubwo nyine ubwo ngubwo iyo ushaka kuyirya ntabwo nturayiriye simba narabivuze tumushyingura ntabwo barabivuze nawe ubwawe nari nabikubwiye ubwo rero uwo mugabo sanga huko arimwo araduteranya arikura ku byazi bakoze ubwabo nani umunsi kandi aho muzicara mujye mageza kubanyiramira gakeya kuko abagabo bagenda nakiyakiriye bakanjomba amagambo y'insuti nta muntu uhagaze ku maguru ngo ati baba yishwe n'urupfu runuru baba wamuroze n'uyu byagenze gutya aho ko nukurinda banjomba amagambo yo kugeza birwa bantoneka aho nakibagiye nkongera nkiruka aba bantu uwo mugabo avuga ngo cyane ushaka kuyirya yibora igisambo wari kumubwira ko uyifite araje abone rero ntago bizi reka twivugire abo bareke abo narabaretse n'ubundi abo ngabo ni abanyamaguru cyakora niyongera kunsubiho nzamugiye kuko bitazanasubira bibaho ibyo ngibyo chano yacu reka mbivuge gutyo abantu badukurikiye babyumve wenda n'ejo bundi nababwiye iyi chano irahari ninagurishwa abo bari kuvuga amagambo ntibazabimenya ntago ari amatangazo kuko tujya no kuyikora ntago twatanze amatangazo icyo nemeye nacyemeye isi yose ibyumva nemera ko nyifite na mbere yo kubyemera kuri kamera umuryango nari nabanje kubibasobanurira kuko nkigera hano twaje kumusezeraho numva ari cyo kintu cya mbere nahise mbwira umuryango kugira ngo babicare babizi babimenye kuko umugani yo nkibigisambo kuko nta nyandiko zihari zuko yayinsigiye nta uretse we kumva babivuga gutyo gusa kandi ntabwo ibyo bintu rero bindi by'abantu baguhamagara kuri telefone bari i Kigali bakakwiburiza amahoro bagashaka kugutesha umutwe rwose abo bantu byo biyama
ahubwo twese dukora ibiganiro bizima bivuga ati nimba mushiki wacu yaratuvuyemo akaba yarasize abantu ubundi ababana cyane njyewe nibo mbandi kurera nabo navuye i Kigali mvuga nti reka njye kureba Inyamasheke turebe babana banyakwigendera yasize dore cyane cyane ko abantu bari bazi Firdausi uyu ntago bari bamuzi turebe babana yasize nitumara kureba tubereke abagira neza n'ubundi nkuko yari asanga afite abantu nawe bamukunda ntago umuntu wakundaga bari bwangu umwana we ntago bibaho ntago yabura gushyigikira umwana we ngo abure kujya kwiga yego nibyo byiza rero ndashimira cyane cyane n'abantu bari hano akongera ngo aba bantu nabo baje bishimiye uyu mwuzukuru aba ni abaturanyi n'abaturanyi abandi ba nyirakuru abandi ba sekuru abandi ba nyirarume ubuzima bumeze bute namusanzwe turaho hari umuntu ushaka kwibaza ngo ese wenda twari dutegereje wenda kuzaza ukurikiriye nyine benshi barambaza kiriya kintu twasutse cyo ku itariki 10 bambaza uko byagenze yego cyakora sinabahisha babwiye ko ari mwebwe mwabihagaritse yego turi kubanza gukora igikorwa kizima tugikorera uyu muryango byibuza tubitegure aba bana bajye ku ishuri mama w'Imana nayo nidufasha yubakirwe byaba ari byiza ntabwo imibiri ubundi mwayifatanya ngo muzayishobore banze mukore bimwe banze bijye ku ruhande yego bizagenda neza cyane niba n'undi mwaka bizakorwa ubusanzwe nk'ikibazo nabajije papa w'umwana hari ukuntu nk'umubyeyi avuga ati Firdausi se kwajyaga nzanira utuzi ubu ni mu mutwara wenda akajya kwiga ahantu ntazamubona ibyo bintu ndabyemera buri umubyeyi niwe uba ufite umwana we ijambo rya nyuma buri umuntu ni rwose ashobora no kuza buriya n'igihugu wenda ni umubyeyi wacu ariko buriya niyo gishaka umwana wawe kikunyuraho umwuzukuru wawe habonetse abantu bamufasha bakavuga atagiye kwiga wenda aba mu kigo uzajya umubona mu biruhuko wabyemera cyangwa aracyafite utuntu ntajya gufasha hano ndabyemera kuko nyakwigendera mama we yajyaga aza adusuye akihutira kure kudukayi yagiraho akamubwira ati nyabusa uzige utazamera nkanjye amahirwe ntangana njye niboneye akazi ntarize we nugira amahirwe yo kwiga ntakiriho uzakomeza uzakurikire wige niyo mpamvu ntagomba kuvuga ngo uyu nguyu ntabwo agomba kumuza amahirwe ngo reke kujya ku ishuri ahazajya hose mwamujyana mu Buraya ari Amerika uburenganzira bwanyu ariko icyo nzi cyo ntarababyara ba nyina n'ubundi narikoreraga yego urakoze cyane kubera ko n'ubundi ngira ngo nari nabivuze ko hari umubyeyi nabonye wavuze ko ashaka ko yakishyurira umwe muri bo ariko ndakeka ko wenda nabivuze ko na Ndimbati yambwiye ko nawe hari undi bavuganye ubwo turashaka kureba ko twabihuza kandi nibitanabaha hakishyurirwa undi nawe abari kureba iki kiganiro nawe ushobora kuvuga kugira icyo ukora kuri aba bana rwose niyo mpamvu uyu munsi twabagaragaje niyo mpamvu twaje umukwe wawe n'ubwa mbere nawe umubonye se abantu bose bari kumbwira ngo ntago bari bamuzi mukwe wanjye ni umukwe nzi ko ku banyamakuru nababwiye yuko yakinguye amarembo ya mitobe abantu bitango ni Nyatarembo narayinyoye igihe kiza kugera bashaka imibereho bagerwa umunyine muri za Nyagatare ariko bimuka babatwita inda y'uyu mwana ubwo nibwo naherutse uwo mugabo nongeye nyuma yagarutse rimwe umugore ashaka kubyara ari mu bibazo bya mituweli nubwo namwe ntabwo nongeye kumubona dore ko umwana ntabwo nongeye kumubona kugeza itariki ya none mbere cyangwa nahamagara kuri telefone kuko cyarageze ntongera kujya mpamagara akubya ko nomero atarazi bitaziboneye ubundi gwanga nawe yazibonye mu kiganiro umwuzukuru wawe umuheruka ari muto ari agahinja ubu wongeye kumubona nongeye kumubona ubu ngubu nyine ari mukuru wamwitegereje abantu benshi bari kuvuga ngo asana nyakwigendera umwana wawe asana mama we barasa n'inzara z'amaguru niwe ayo mana nawe ni nyina kuko uwo nyina Frode wose nawe bose ni kimwe bose ako Frida urwara amaso ujya urwara amaso yarwara
yego biragaragara ni byiza cyane rero ko twishimiye ko umwana yabonetse bandimbati ndamushimira umugabo cyane reka nze mbivuge negereye mikrofone tujye dushimira abantu burya bakora ibintu byiza ndimbati ndamushimiye kuko numwe mu bantu ndimbati Gerard Mbabazi nawe ndamushimiye nubwo ari mu bantu barwanya intambara zikomeye ngira ngo mu rupfu rwanya kugendera nyuma yaho gato yarwanya intambara z'amagambo ziti wari amafaranga wagize ute oya nakomere nakora ibikorwa byiza cyose cyo nuko twe turabizi ko ari umuntu w'umugabo kandi Imana ikomeze imukoreshe impamvu na ndimbati mushimiye ndimbati n'umwe mu bantu baje bageze Nyamasheke bwa mbere nyine ngo no ku munsi wa mbere ku munsi turi bushyingure wabonaga ko ndimbati ibintu yari yabigize ibyo yanze kuza nk'umuntu uvuye Kigali utafite ibyaza ajya mu bintu byose arakora ndavuga nti ni umuntu w'umugabo noneho na nyuma yaho ngira ngo twakunze kujya tuganira cyane akambwira ati reka ibintu tubikore gutya reka tubihe umurongo gutya tukajya inama kandi ibintu byose yambwiraga umvaga ko ari umuntu nawe ufite umutima wo kugira ngo byibuza tubone ko uyu muryango hagira ikintu ubuzima bwawo buhindukaho cyiza cyane bikaba amashimi kandi ndizeye Imana ko izabikora kuko turacyafite abantu bafite umutima mwiza turaza gushyiraho nimero yawe ya telefone ya nimero nubundi abantu turacyakomeje nabwiye ko turi gushaka kubakira mu mavava kuko ngira ngo zimeye mu migabo n'imigambi cyangwa se mu byifuzo nyakwigendera yapfuye afite ko ari kubakira mama we ko ngewe twaraganiraga ndabizi arambwiraga ndashaka kubakira mama dore menya yari yaranatangiye ndabona amatafari hariya muri mbere yari yatangiye nyine gushaka gukora hariya hantu urabona hari n'umucanga yaramaze gutwaza maze kumisha nari amatafari kuko inkangu yari imaze kunsenyera akubwo ati ibisimba ishaka agerageza kubasana ko ashaka no kongera kubaka urasaba icyo abantu bari mu bihugu bitandukanye abari mu Rwanda abari burebe iki kiganiro ndabasaba ubufasha ariko cyane cyane ubufasha nshaka kumaza gusaba mbere na mbere Imana ubufasha bw'amasengesho n'ubufasha bw'amaboko yego nicyo usaba amasengesho hano hari abantu badukurikiye benshi basenga n'ubufasha bw'amaboko ubwo murabyumva iyo umuntu agusabye amaboko hari icyo nagiye kongeraho Fani fata mikrofone ariko ujye wunganira umukecuru ubu nabizi byose abantu icyo dusaba abantu bari kumva kino kiganiro murabona hano kwa mukecuru ukuntu hameze atuye ahantu mu manegeka imvura iguye yewe hari n'igihe yanacumbika murabona ukuntu hameze rwose wenda tugiriye ubuntu akava aha hantu akajya ahandi hantu nko ku mudugudu byaba ari byiza ni ubufasha bwo kubakirwa kugira ngo bamwubakire rwose bamukure muri ano manegeka kuko nyakwigendera ari yabitangiye murabona ko n'amatafari agaragara ari kure cyane ariko baraza kuyabereka n'umucanga yari yasize atwarishije harya nimero ujya unyuraho ntuzi urayifite ya nimero tujya twakunze gushyiraho wayibwira abantu nimero bakunze kunyuzaho ubufasha ni 078 7 7 ibaruye kuri niyiga Bateonesti ariko simukadi ari mu rugo ntago yari kuza nanjye ngo nze simukadi mukecuru arayifite yahise amuhanana na telefone bitunzwe na mukecuru byose yego kuko hari igihe nk'umuntu avuga ati se ko nari ngiye kohereza wenda isukari y'aba bana mbonye nkaba ndi kubona hariho amazina y'umugabo tubusaba ateka mutwe ukuntu byagenze dukora ikiganiro cya mbere n'Urugendo TV kuko aribo bakoranye ikiganiro bwa mbere na mbere mu gitondo telefone ya mukecuru yari iri ku kibuye ifitwe n'umuntu wari wajyanye na nyakwigendera
baravuga ngo dukeneye telefone mukecuru ku buryo barahita bamubona. Mukecuru ahita avuga ko ashyiraho nimero ya musaza wo kwa se wabo, ngiyi telefone uwo musaza we wa vava wo kwa se wabo yarahise ayihereza mukecuru ngiyi. Itunzwe na mukecuru nibagira ikibazo niwe nyirayo. Yego ndabizi rwose kuko niyo twari twakoresheje cyane no guherekezanya kwigendera iyo telefone, kuko abantu benshi hari igihe babazaga ngo ko nimero mwasizeho ibaruyeho amazina y'umugabo kandi tudashaka kunyuza ku wundi muntu. Ari umuntu uvuga ati nindamuka nyujije amafaranga kuri uyu muntu ndabwirwa n'iki ko yageze aho ugomba kujya. Abantu ntago bakizera abandi. Aho ntago babizera, ariko kugira ngo hari abagira impungenge iyo ayibipye akenshi ya nimero iyo ashatse kuvuga ngo kugira ngo nemere ko ari mukecuru mpitamo yanjye ya WhatsApp bakavugana video ko akajya yakwemera ko mukecuru ko iyo nimero ariye nuko. Yego nta kibazo, ariko byo mugani hari abantu bashaka kuba bari hanze kubera ko mukecuru ntago afite telefone nini, ubwo bashaka nko kuvugana na mukecuru bashobora no guhamagara nimero yawe ya WhatsApp ukazana mukecuru wenda bakavugana, byaba byiza cyane. Twari igihe umuntu ataba afite nimero yo kuza, ataba afite uburyo bwo kuza guhamagara nimero itari ya WhatsApp, akavuga ati ndashaka kubanza kwivuganira na mukecuru. Nimero mwamushakira hariyo yanjye ku muntu ushaka ko banarebana akamumenya bakanavugana barebana ni 078 95 31 99. Ushaka mukecuru wa vava rwose mitamumuhereza bakavugana barebana nta kibazo. Yego. Aha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko tuganiriye n'uyu muryango, kandi nishimiye ko tuhaganiriye. Ganza hari, ndashimira nyirakuru wa Ganza nawe yabigiyemo kugira ngo Ganza aboneke abari hano. Uyu mubyeyi Ganza we n'uriya uri hagati ngira ngo afite imyaka 10, barutanaho na mukuru we Firidausi Eritier nirihe wahisemo Eritier yahisemo Eritier. Ibintu bya Firidausi tubikuyeho ubwo bizasigara biri mu byangombwa gusa, ahandi ubwo Eritier na Ganza n'abana nyakwigendera yasize ngira ngo begerane hariya. Hari abantu wenda batana babonye neza, rikabegerane tubereka abantu katubereka abantu begerane. Mwari musanzwe mumuzi, uyu we yaramamaye yajya agaragara, bamwita Firidausi ariko ntago ndivuga yitwa Eritier. Eritier ari kumwe na murumuna we bita Ganza. Mwabyumvishe ko Ganza we ari no kuvuga ati impano mama wanjye arafite yo kuririmba, ngiye ndumva nzaba umuhanzi ninkora Imana izabimufashemo. Eritier we akavuga ngo ngomba kuba umusirikare. Bwashize yarambwiye kazaba meya wa Nyamasheke none yarisubiye. Reka shivire papa wa Ganza nawe ati ntago ubuzima bwanyoroheye, niyo mpamvu nta nubwo busanzwe byoroshye, niyo mpamvu kuva za Nyagatare uza nari nabuze uburyo nza nyine. Murabyumva abantu mubyumve neza, hari igihe umuntu yakumva abantu benshi nabonye bari kuvuga ngo ese ko abantu benshi bari kwibaza ngo ese ko tutabonye undi mwana wa nyakwigendera. Mwavuze ko afite abana babiri, twabonye umwe, undi arihe? Undi mwana yari Nyagatare, kandi muri ibyo bihe papa we yaravugaga ngo ntabwo byari binyoroheye ko nazana umwana kugira ngo aze guherekeza mama we aze kumusezeraho bwa nyuma. Ubuzima bwari bumeze nabi, ngira ngo ibyo ni ibintu umuntu wese yakumva ntago wakifata. Ibaze nyine nawe kuva icyo gihe akakubwira ngo ubu nibwo mbonye itiki yo kuba namuzana kugira ngo umuryango mubone. Ni ibintu byo kumva nyine, ngira ngo umuntu wese yabyumva. Hano rero hari umuryango abaturanyi ba nyakwigendera, ngira ngo muri kubabona bicaye hano rwose, baje kuvuga ati turakwakiriye Ganza mwana wacu nyuma y'imyaka ijya kumva yavuye hano ari uruhinja rw'amezi angahe, hagarutse afite imyaka 10. Umwana rwose usana nyakwigendera, ngira ngo abantu bari kumwitegereza bakamureba neza. Ni ikintu
ngira ngo n'uno muryango bamwe bambwiye ati tukimubona akinjira hano rwose abantu bese bahise bavuga ngo uyu mwana asa na mama we cyane, asa na mama we rwose. Ngira ngo n'abantu bakurikira social media murabibona ari kumwe na mukuru ariko bose barangana, ahubwo ndabona umutari we ujya kugifa nkaho ari munini cyane. Byari byanangoye ko ngiye kubagurira imyenda kuko narinzi ko ngiye kugura amakanzu by the way ngiye kugura amakanzu ntago nari mbizi ko ari ntago nari mbizi abantu bareke guseka, narinzi ko kubera ko uyu yitwa Firdausi. Ariko mama kubera iki bamwise Firdausi? none se ntabwo ndabikubwira baba mwakoranye uzi ko yaringaruzwa muheto niwamwise iryo zina ndanarirwanya sheri rya Patrick aranga ndavuga ati ubundi umuntu yisumwa n'amazina yashaka urayimbusha ko nakazi nakicyongereza abanza buriya ndamureka nyine nge no kwa muganga muganga wanje kumbwira ngo n'izina ry'abakobwa niko bakajya ngo bamuha izina ry'abakobwa ngo ariko ngo nacyo ngo bakobwa bitiranwa n'abahungu bifata gutyo nyine. Mama waramubwiye ngo turihindura ranga ese kwa hinde Frederico bakajya nyine rero ntabwo yavugirwagamo oya ntacyo izina niri kujije umuntu ariko nanone ni we nawe ubwe yarakubwira ati nitwa Eritiye ndawuzi arabyanze ngayo ngukorera kamara. Reka nshimire abantu bose bari badukurikiye, reka nshimire uyu muryango cyane cyane, reka nshimire mama wa nyakwigendera n'umuntu nyuma na mbere wagiye wumva amagambo menshi ariyo twavuga amwe twavugaga yo kuba nkashinyagurira uyu muryango. Murabizi ibiganiro twagiye dukora dutabariza nyakwigendera, bamwe bati ntabwo ari byo. Ibyo byose ni ibintu byasaga mu matwi y'uyu mubyeyi, y'uyu mukecuru akarwana nabyo ariko akavuga ati ndakomeye. Buriya umuntu rimwe na rimwe yo umubyeyi nk'uyu yisengera Imana imuha imbaraga zo gukomera ku buryo adakangwa n'amagambo. Na nyuma yaho muzi ibiganiro byinshi byagiye bikorwa n'ibyo bindi biba biri gukorwa n'abo bagabo ngo by'amacano nabyo ntago ari ibintu biba bikwiriye kuba byakorwa n'abantu b'abagabo, ariko byose ibyo tubirengaho tugakomeza urugendo. Reka nshimire buri muntu wese wadukurikiye, Imana ibarinde ikomeze kubaha umugisha, urugendo rwacu rurakomeje.